itariki ni ya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 nongeye kuba ikaze nizere ko aho muri hose mumeze neza cyane. Narababwiye ni buri munsi new ideas kuki kuri siporo ya hano mu Rwanda. Ye narababwiye ni nzajya nza mu maekipe mukunda. Rayon Sport, APR Football Club, Kiyovu Sport, Etincelle n'andi maekipe yose muri rusange nzajya nza turebe ibiri kuyavugwamo. Uyu munsi wa none kuri no mugoroba niyo mpamvu nanjye ngarutse gutya kubera ko hari ibyo nshaka ko tuganira. Hari ibyo nshaka ko tuzisengura tukareba ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, noneho ni ekipe igeze ku muzamu nyuma yo kubona ko witwa Kwizera Olivier ama ekipe akomeje kumushaka ari menshi cyane mu buryo butoroshye. Iyi ekipe ya Rayon Sport witwa Dylan Renard afatanyije n'uwitwa Haringiwa Francis Christian Mbaya, abangaba bari gutegura ukuntu babona umuzamu uza gusimbura Kwizera Olivier. Iyi nkuru nkibona ndavuze ni iyi nkuru reka nze nyitangaze. Iyi nkuru mbonye ntayirarana. Iyi nkuru y'umuzamu ugomba kwinjira muri Rayon Sport ndavuze ni Kandare nyibahaye nkuko mubibona kuri screen, muramubona neza cyane. Ndavuze ni kanze ntangaze iyi nkuru ko yakabaye mumenye ekipe ya Rayon Sport yagiye gura abasore bamwe mu bagiye batandukanye mu buryo butavugwaho rumwe, ndetse bamwe bavuga bati guza abana bakiri batoya cyane ko yagiye nabasinyisha imyaka myinshi, wenda ndi bubagarukiraho gatoya mbere imyaka bagiye basinya. Hanyuma turebe noneho ku isoko ry'umuzamu ese noneho yabiciye impaka. Bamwe mu bakinnyi yagiye gura biravuga ko batagiye bavugwaho rumwe. Hanyuma ariko ni Rayon Sport itegereje cyangwa se isigaje kongeramo abakinnyi b'abanyarwanda n'abakinnyi bagera kuri 4. Rayon Sport igomba kongeramo. Iyo mpamvu ngize ngo natinze cyane nze byose bikurambura uko byakabaye kuri no mugoroba. Ikindi kintu wamenya muri APR Football Club naho hari umudefanseri wundi ugomba kuyisohokamo. Hari umudefanseri w'umunyarwanda ugomba gusohoka muri ekipe ya APR Football Club. Iyi nkuru nayo nyibona, iyi nkuru cyangwa se nyigera kuri aya makuru ntabwo nari burari ntayatangaje. Hari umudefanseri ukomeye cyane mu ikipe ya APR Football Club ugomba kwerekeza hano muri Nigeria. Ndaje nkubwira ibyo cyane wa muntu. Aha kuri Report TV official ni uzajya umenyera byose uko byakabaye, uzajya ubimenyera hano. Nama ekipe abiri nje kugira ngo mvugeho Rayon Sport ndetse na APR Football Club. Ndanyura gato no muri Kiyovu Sport, hanyuma ngende naho nkubwira bimwe mu bikomeje kuvuga. Natiza cyane rero. Reba ko kanze subscribe n'usanga utarakanze subscribe uyikande, ukande no kuri ukazogera. Hanyuma biba byiza wanditse comment yawe, ndetse kubiba byiza kurushaho iyo sharing ikiganiro nk'iki kikagera kuri benshi. Natinza cyane uyu munsi reka nze mbere muri ekipe ya APR Football Club. Munyemerere ekipe ya APR Football Club nza turebe bivugwamo nkuko bisanzwe. Reka tuzamukane n'indirimbo ya Nyamukandagira APR. Ni ikipe ifite igikundiro kidasanzwe, ni ikipe yambara mu mabara y'umukara n'umweru, ni ikipe imeze neza cyane, ni ikipe ifite ibikombe birenga 43. Ndaje byose ngende mbirambura mubwire ibikomeje kuvugwa muri ikipe ikundwa n'abatari bake hano mu gihugu, ikipe y'ingabo z'igihugu kabisa. Reka nze tuzamuke rero hano kuri Report TV official, tuzamuka n'aka karirimbo ka Nyamukandagira. Let's go. APR abakunzi bawe tukuri inyuma. APR abakunzi bawe tukuri inyuma. Yes, ngwaye ikaze natinza cyane rero. Murabyumvise ko dutangiranye n'indirimbo ya APR Football Club, ariko mw'abantu mu ndakundiye ekipe sinzi hana barizwa. Iyi ekipe n'ubukombe mw'abantu mwe umuntu utayikunda sinzi ngiye ngo barizwa hehe. Natinza cyane rero reka twigendere nyamuneka. Iyi ekipe ya APR Football Club icyo wamenya ni ikipe mu minsi yashize mwabonye kwerekuye abakinnyi b'abanyamahanga 3. Yareko witwa Mini Baye, ku witwa Yusuwane, inareko witwa Mamadusi. Ni ikipe ya APR Football Club rero inkuru ngezeho kuno mugoroba. Murabona neza kuri screen ko mba ndimo kugenda ndeba inkuru mfite source mbangira ngo mbabwire ibintu bifitiwe fact. Ni ikipe ya APR Football Club ifite umwe mu badefanseri bifuzwa n'ama ekipe ya hariya muri Algeria hari amubaraho.
n'umusore ukomeye cyane w'umudefanseri w'ibigango wambara nimero 28 muramuzi mu ikipe ya APR Football Club yitwa Nshimimana Yunusu bakunda kwita Watara. Uyu nguyu Nshimimana Yunusu ewana ekipe yo muri Algeria imwe nayo bukubwire yamaze kumuha contract, yamaze kumuha ibyo bita pre contract ngo abe yasohoka muri ekipe ya APR Football Club abe yerekeza hariya mu ikipe z'Abarabu arebe ko yajya guhindurirayo kariyeri arebe ko byagenda neza cyane. Uwo nguwo n'uwa mbere urimo kuvugwa. Uyu nguyu yitwa Yunusu kabisa arashakirwa hasi hejuru kugira ngo abe yakwerekeza hariya mu Barabu. Naraba kuri APR Football Club rero naberetse umwe mu bakinyi bakomeje kuganira nawe w'umudefanseri. Ni ikipe ya APR Football Club kabisa ishobora kubamo abadefanseri ngo bagera kuri babiri, bivuze ko ishobora kuraforusa n'ikazana abandi badefanseri babiri. Uwasimbura Waterigere yaramuka asohotse ndetse n'uwasimbura Ariyusuwane wamaze kugenda. Ni ikipe ya APR Football Club kandi ugomba kongera bamwe mu bakinnyi b'aya masezerano barimo kapiteni Niyomugabo Claude, Niyana Clement n'uwitwa Byiringiro Jean Gilbert Kagege. Uyu nguyu warabambiye nubwo ama ekipe nka Zamu ndetse na Elimeleka Mwifuza. Uyu nguyu Byiringiro Jean Gilbert Kagege icyo wamenya ko umukunzi wa APR wese uri muri iki kiganiro, Byiringiro Jean Gilbert Kagege uyu nguyu arahari muri APR rwose, arahari afite agomba gusinya 2 contract imyaka 2 muri iyi ekipe yambara umukara n'umweru. Ikindi kintu ni ikipe ya APR Football Club iri gushaka bamwe mu basore b'Abanyarwanda. Bamwe mu basore b'Abanyarwanda irimo gushaka, ngiye kugenda nkubwira, reka nze gato ngende ndeba ngende nkubwira bamwe mu basore b'Abanyarwanda iyi ekipe ikomeje gushaka, ndebe dokima yanjye neza ngende mbikubwira byose uko byakabaye. Iyi kipe ya APR Football Club igomeje gushaka bamwe mu basore bagiye batandukanye. Igomba kugarura umunyarwanda witwa Uwineza Jarene. Iyi ekipe igomba kugarura abakinnyi b'Abanyarwanda baza kuyifasha. Uwagaruye n'uwitwa Uwineza Jarene ugomba kugaruka mu rugo. Hanyuma undi musore ugitekerezwa n'uwitwa Uwiyaremye Fidari. Uyu nguyu nawe aratekerezwa. Hanyuma umusore wa nyuma bamwita, reka nze ndebe izina rye neza cyane, umusore wa nyuma yitwa Mukire Confiance. Uyu nguyu nawe biratekerezwa ko ashobora kuza muri iyi ekipe ya APR Football Club. Hanyuma kandi ni ikipe ya APR Football Club ngo iteganya gutiza umwe mu basore bayo witwa Hagiraguha. Uyu nguyu ngo ikipe ya APR Football Club irateganya kumutiza akaba yaje gukina hariya muri Marine FC, hanyuma yazazamura urwego akazagaruka muri iyi ekipe, nicyo wamenya. Hanyuma kandi rero muri ekipe ya APR Football Club barateganya nabo gusubukura imyitozo ndetse no kureba ukuntu batangira kwitegura hakiri kare imikino ya Sekafa ndetse n'imikino ya CAF Champions League. Nayo gaho makuru ari muri APR Football Club. Mbe muri APR Football Club noneho sasa nzamuke muri uburyo, reka mbanze nzamura karirimbo nk'amasegonda make cyane nze twivugire kuri iyo siporo. Turiya dusore twambaye neza turabireba, turiho twinjira kuri sitade turabireba, kugira ngo dukine n'iriya kipe we turabireba, ese ko dusa nare yawe yaba ariyo turabireba, turabireba, turabireba ni Rayon Sport imena mu makipe shema ry'u Rwanda, mudatenguha inshuti za football nyamamare mu Rwanda no mu mahanga we turabireba. Rayon Sport namwe nizere ko mushyizwe igorora ibintu bimeze neza cyane. Ubwo reka dukomereze muri ekipe nyine ya Rayon Sport ewana bayita Murera, ikipe y'Abanyarwanda. Ni ekipe nk'uko mbikubwira ifite 80% by'abakunzi ba ruhago hano mu Rwanda. Natinze cyane ni ikipe ya Rayon Sport yagiye gukora transfer zigiye zitandukanye, transfer zitavuzweho rumwe. Rayon Sport yagiye isinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, duhereye ku musore wakuwe mu ikipe ya Etoile de l'Est, niyo mukinnyi ngiye guheraho. Umusore wakuwe mu ikipe ya Etoile de l'Est witwa Muhoza Daniel, utaravuzwe rumwe ariko umwana utanga icyizere, ufite uruhare rw'ibitego 13 mu cyiciro cya kabiri mu basore bameze neza. Hanyuma ni Rayon Sport kandi yari yaje kugura witwa Nisingizwe Christian muri Mukura, ibintu nabigarutseho, igura witwa kandi Hakizimana Zuberi nawe wa Mukura.
Ni Rayon Sport yari yaguze uwitwa Ndayishimiye Didina na Ndayishimiye Didier. Uyu nguyu ni umusore ukina ku ruhande rw'ujya satira, uyu nguyu uramukuye mu ikipe ya AS Kigali. Hanyuma ni Rayon Sport kandi yari yaguze undi musore witwa nde bamwita Nshuti Nziza Didier. Uyu nguyu nawe bari bamukuye muri Gorilla. Abo basore narababwiye. Ni Rayon Sport noneho ubu ngubu bigeze ni Rayon Sport uwitwa Joseph Saki yajemo agatotsi, uyu ntibyakunda Joseph Saki rye ntabwo byakunze. Ni Rayon Sport ahubwo ivugwamo umwe mu basore bakomeye cyane w'umumediateri w'umunyarwanda witwa Byishimo Varwa. Iyi foto ye murayibona neza cyane. Uyu Byishimo Varwa uyu nguyu araza kwiyongera ku bamediateri bari muri Rayon Sport. Murambigarukaho uyu nguyu araza kwiyongeramo. Ni Rayon Sport kandi nyuma yaho umuzamu Kwizera Olivier bikomeje kugorana, ni Rayon Sport bivuga ko iri kugana n'umuzamu wa Kiyovu Sport. Umuzamu wa Kiyovu Sport witwa James Desire Bienvenu, uyu nguyu barimo kuganira ngo barebe ko yaza gusimbura witwa Kwizera Olivier. Uyu umuzamu kuko ariko ku ruhande rwanjye ngiye mbona ko James Desire ni umuzamu witwaye neza, umuzamu wakoze clean sheet 17, ariko si umuzamu ngiye mbona wafasha Rayon Sport hanini cyane, ahubwo mbona ko Rayon Sport ikeneye umuzamu yashakira hanze y'u Rwanda, cyangwa ko yaho n'undi muzamu ariko no utari bakubisa kuyase umuzamu ufite profile, ufite wakinye utoje champion akina, uwo umuzamu mbona wari ukenewe muri Rayon Sport kuko bazana uyu nguyu wa Kiyovu Sport. Ariko nanone aho kugira ngo ikipe igende n'umuzamu utazagira bimwe yifasha, wazana umuzamu uzi. Baramutse bazanye umusore James Desire nabyo umuzamu utaragize performance mbi, umuzamu nawe wenda ushobora kuba yaza, ariko ntekereza ko nta bintu yazana cyangwa se ibyo Kwizera Olivier Rayon Sport James Desire yayiha. Ikindi kandi muri iyi ekipe ya Rayon Sport ni ikipe ikomeje gushaka umwataka. Ni Rayon Sport ikomeje gushaka umwataka mu buryo budasanzwe. Ni Rayon Sport byamaze kuba official kwizagura abakinnyi b'abanyamahanga 8. Yagiye isezera abanyamahanga bagiye batandukanye barimo bakuyate, abitwa ba Basane barasezerewe, ba Binyinu Bienvenu Joachim uyu nguyu nawe baramusezereye, abitwa ba Benaziz Dao ni benshi yasezereye. Ni Rayon Sport guteganya kuzana abanyamahanga 8. Abo banyamahanga biteye gute? Izazana abasore b'abamediateri b'abanyamahanga bagera kuri 3, hanyuma izazana abakinnyi b'abawinga 2, abo bakinnyi 5, hanyuma izana abataka 2, hanyuma ishake n'undi musore ukina inyuma. Uwo nguwo ahanini ni umusore ushobora kuba ari umuzamu, ni umuzamu ubwo byanze bikunze, cyangwa se yaba atari umuzamu akaba yaba nimero 3, cyangwa se mu bamediateri 3 bakaguramo 2, hakagira undi musore uza nk'umudefanseri waza guha challenge uwitwa uw'umukizo w'ubezi cyangwa se Kabange. Niko Rayon Sport bibara n'abanyamahanga 8. Nibyo kwitaga tukaranga muri ekipe ya Rayon Sport uyu munsi nta minota myinshi tujye, nta minota myinshi ni update nuko mbonye ngombwa vuga ni kanza gitangaze wowe utegeka tukaraba niba James Desire uyu nguyu yaza muri ekipe ya Rayon Sport, nayo makuru hari. Hanyuma tukanaba niba witwa Ishimimana Yunus cyangwa se Watara yaba muri ekipe ya APR Football Club bakabakurikiza muri Nigeria mu ekipe agiye atandukanye arimo JS Kabili n'andi menshi agiye atandukanye, nibyo kuzanga amaso tukareba. Reka rero mbashimire cyane, nongera mbabwire ni wowe utarakoze subscribe nyamuneka yikore, tujye tubana buri munsi. Ikindi kandi wibuke gusharinga ikiganiro, like na comment byawe ni ingenzi. Reka mbabwire ni mugomeze kugera umuhagarike n'ubugingo. Niyo moto yanjye Asarabita, ndabakunda. This is Nepo Sport News on Nepo TV official.